bwa mbere bagendereye umuryango wacu. Tubashimire rero ko mwashimye gusubika igitaramo mukaza tukabana kandi tukabakira. Yvette ndamureba ari kumwe n'abasaza be bamugaragiye kandi nk'uko bisanzwe yaje guseruka mu gitaramo nk'iki ntagenda wenyine. Imbere ye hari musaza we muto mbona agenda avuga ati wacu ho ndahaza ariko nabonye n'abashitsi bahire atariko bamwe narababonye mu rugo rwacu. Ati rero reka dutere intambwe umuvyeyi araza kutubwira igitaramo barimo ingira yacu ko gihagaze. Basaga mbere mureba abavyeyi bafite inshingano zo gutoza abana umuco n'indangagaciro zibabereye. Tubashimire bavyeyi ko inshingano zanyu muzikora neza nk'uko mwazihawe n'umuryango kugira ngo mukomeze mutere intambwe mwerekeza mu cerekezo ndimo kugira ngo tuze kubana hamwe igitaramo mu ruganiriro rugari rw'iwacu. Tubashimira cyane ko mwemeye gusubika igitaramo mwari murimo mu matsinda n'abana mubatoza umuco mwiza ubereye mwari w'u Rwanda, mubatoza gukorera igihugu no kugikunda. Sibimo barumuna ba Yvette ndagira ngo namwe basabe mutera intambwe. Nabashimire cyane ko mwumviye abavyeyi banyu banyogosenge ko musubika igitaramo cyo mu matsinda mukaza tukabana hamwe ruganiriro rugari. Ndababona mu nkindi ibereye ibirori mu ntambuko nziza, interuro n'intero n'imwe ati iwacu kwa Mfizi haragahora ibirori, iwacu kwa Mfizi haragahora abashitsi, iwacu kwa Mfizi haragahora ibitaramo nk'ibi. Ngira ngo mukomeze mutere intambwe namwe muze tubane aha mu ruganiriro rugari. Iwacu murahazi, abavyeyi bacu murabazi, ni kubw'umugisha wawe watuzaniye. Natwe rero turishimye mwana wanje, wakoze cyane. Humura ngaho subirana kuri basaza bawe, hanyuma ibindi umusangiza w'amagambo tubaye nka yanka yabyaye muki acuka twakarangiye. Siko bimeze buhi? Yego. Murakoze cyane. Abasaza be mwamurekura ba Nyirasenge mukegera mukifotozanya. Abasaza be mwe mugiye ku ruhande gatoya muri cyo abavyeyi bifotozanye nawe hanyuma baje mu cicaro. Tere intambwe ze uko umutima urimo kukubwira niko kuri. Tere intambwe uhere kuri uyu musaza wa Yvette mutoya uri imbere. Kuva yagera hano bafotoje ariko ntiyigeze aseka, byanze pe. Ndagira unyemere ari uheraho musuhuze, niba hari ubutumwa wamugeneye ubumuhe, niba nta nabwo inyuma yawe hari agafanta ugaterura ukamuhe. Ati rero muvandimwe reka ngushimire, ati ndagushimira cyane kuri byinshi muziranyeho na mushiki wawe. Ati rero nanjye navutse muri uru rugo amakuru urayafite urandi nabo basuhuze. Ati bavandimwe reka mbashimire nongere mvuge ngo nashimye kuvuka muri uyu muryango wanyu, nababonanye indangagaciro nziza birankurura bituma mvuka muri uyu muryango. No kuri wo ku ruhande nawe musuhuze. Hanyuma ati muvandimwe nongeye kubashimira cyane, nari mbazi binyuze mu yakure ariko uyu munsi ndababona imbona nkubone, munyemerere mbashimire. Hanyuma basaza ba Yvette mu musezere muje mu cicaro mu munsi gire nanjye duteramane. Ati mwana wa data reka tukwifuriza ibirori byiza, reka tukwifuriza umunsi mwiza. Ati kandi turagushimiye kutweretse ibirori byiza. Hanyuma gakunzi bakwakiriye nkoni, utera intambwe usuhuza Yvette. Nimushaka tuzageza neje amateraniro tuyakorera ahangaha. Minsi myinshi wari umaze muvuganira kure, uyu munsi uramureba imbona nkubone. Hashimwe Imana ya Isiraheli yabikoze, Imana niyo gushimwa. Hanyuma hagarara ku ruhande barumuna be baje bitwaje ubuki, hagarara ku ruhande rwa Yvette mbere yuko tuje muri gahunda zindi. Tubanze tukwakire, twishimiye kukubona uyu munsi aho iwacu kandi cyari icyifuzo cyo ko nugera hano tuzakwakira.
mbere Yvette kirahuri kimwe gifata kimbere Gakunzi, hanyuma nabafata ikindi. Ati nishimiye ko kubona uyu munsi wacu, nyemerera nguhakira uri mu rugo wacu. Reka mbasabe mu buhurize hagati, muhurize ibirahuri byanyu hagati, hanyuma mbasabe ko mwakora ikimenyetso cyo kunywa kuri ubwo buki, tugendeye rimwe. Hanyuma Gakunzi na Yvette mbataguze iki kintu, sindi muvuga butumwa ariko hari ahantu handitse ngo kera ijambo ryari ingume, ubu icyaba ingume n'amashi y'abantu. Urebe nk'ukuntu muhagaze hariko abantu baracecetse baratuje bari muri za WhatsApp. Ngahe nimwongere musome ndebe ko batabahereza none ndarinze kuyasaba. Urakoze cyane mubakire biriya birahure. Hanyuma giye kuja mu mwanya w'impano, abatwaje Gakunzi impano zitandukanye mu mwegere, duhereye ku mpeta uyifite yayimumpera. Bashikiwe mu mutwaje impano mwatera intambwe mukaza mwihuse tugacunguza uburyo umwete. Tambuka. Duhereye ku mpeta ngira ngo irahari bayimumpera. Mumpera iyo mpeta ngaga kotori iyo mpeta irimo aho ngaho. Hanyuma nisabire Yvette za muri kiganza cyawe cy'ibumoso. Hanyuma Gakunzi utumbire musumba zose, amagambo nayange fagitire niyo ndibuguhereza ukishura. Twagiye ngwino mu isezerano ngiranye nawe, sinzivuguruza, nzabana nawe akaramata, aho uzaba niho nzaba, Imana yawe izaba Imana yanjye, hashimwe Imana ya Isiraheli, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Hano hari ururabo, ya ndirimbo warumaranye iminsi rumumpere. Sinzi uko bigenza, sinzi no kubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Rompere Marene hano hari ikindi kimenyetso yateguye. Ahagira ati Yvette, nyemerera nkubwire mu ruhame rw'imiryango iteraniye ahangaha ko nzagukunda nkarenza imyaka nkageza no mu kirambi cyo mu ijuru. Hashimwe Imana ya Isiraheli ihinduye amateka yacu impanga kuri uyu munsi, ibishimirwa ariko nanjye ndagushimiye ko icyifuzo cyanjye wacyakiriye. Musa n'abahindura urwo rurabo iyo mpano, aho hari urwo rurabo mu rurebeshe hariya muri kamera. Yes, gutyo. Hanyuma nayo muyimpere pare na Marene hariya. Sabe barumuna ba Yvette bamutwaje impano yateguriye Gakunzi, mwayizana. Abamutwaje impano yateguriye Gakunzi munyemerere muyizane nawe ayimugezeho. Ati rero Gakunzi wa munsi umbwira ngo ndagukunda, rya jambo naryakiranye ubwuzu bwuzuye umutima, nkundira ngushimira mu ruhame rw'imiryango ko ntazigera nivuguruza kuri rya jambo navuze. Nzagukunda mpaka ndenze imyaka mpaka tugere no mu kirambi cyo mu ijuru, turambane tubyara ababyiruka, dutoze umuco bidukundire. Warakoze cyane yimbere pare. Hanyuma ndagira ngo nsaba ababyeyi ba Yvette banyemerere batera intambwe baze tubagezeho amakamba y'ishimwe. Ntitwabona impano zihwanye n'imirimo mwakoze, ariko kubashimira ni uburenganzira bw'aba bana. Munyemerere mutera intambwe. Hanyuma nanone abatwaje Gakunzi izo mpano z'ababyeyi mwaba mwigira hafi tugakora twihuse. Abazifite impano yateguriye ababyeyi mwigire hafi, ducunguze uburyo umwete. Mzehe ngwino wegere umukwe wawe, mama yegere umukobwa we. Hanyuma duhereye ku ngofero bihute bayimpere Gakunzi, muyimpere Gakunzi na Yvette bayikoreho. Hanyuma ababyeyi mukore kuri iyo ngofero. Hanyuma mu izina rya Gakunzi arabashimira cyane babyeyi ku burere bwiza mwatanze. Mwarakoze cyane kwibaruka Yvette no kumurera no kumugeza kuri intambwe. Yabageneye iyo ngofero nk'ikimenyetso cy'ubufura ngo muyambare hano mu isi, muzambikwe ikamba ry'ubugingo kubera uburere bwiza mwatanze. Twemerera uyambare mzee. Hano hari inkoni y'ubutwari, ni ikimenyetso kigaragaza ko bazirikana ubutwari mwatanze, ineza uburyo mwatoje aba bana ubutwari budasanzwe. Mwarakoze cyane. Tubibahaye nk'ikimenyetso cy'ubutwari. Ubutwari bwanyu buzatubera inkingi yubaka urugo rwacu,
tuzahora tubuzirikana nk'ababyeyi beza bimara agahinda mwadutoje umuco mwiza. Muyimpere mzehe, iyo nkoni niye. Hanyuma ukoze neza cyane. Hano hari igiseke nyemerera ukimpere Gakunzi na Yvette, hanyuma ababyeyi mugikoreho nimurangiza mugishikirize mama. Ati mama mugendana na Yvette ntabwo mwamusize, musangira ntabwo mwamucuze, muganira mwamuhanuye kibyeyi murabo gushimirwa. Aha harimo ibanga niryo mwareresheje Yvette, ni naryo rizubaka urugo rwacu. Mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka mbasabe mwisubire mu cicaro, ndaza kuhamagara mu kanya tubona ifoto rusange. Saba ababyeyi bagakunze nabo batera intambwe baze tubagezeho amakamba y'ishimwe babateguriye. Yvette na Gakunzi hari impano babageneye babashimira kuri byinshi mwakoze. Zari inshingano zanyu nk'ababyeyi kurera no gutoza umuco, ariko gushima n'uburenganzira. Gusaba n'umubyeyi Mfizi nabo bari kumwe batwemerera mukaza kwakira Buziga nabo bicaranye hano kuko riraza kudufasha igihe hasigaye protokoli yakora inshingano zayo. Abandi tuwe twicaye baraza kugenda baduhagurutsa. Hari ahantu ntabwo hagutse, bikenewe ko hagenda abantu mu byiciro. Turabashimira cyane ko inshingano zanyu muzikora neza kandi ku buryo bukwiriye. Mwakoze rero kubana na Yvette aho mwari mutaramye, mukemera kandi kuza gukomereza igitaramo mu ruganiriro rugari. Turabashimiye. Niba ifoto bayibonye mwagana mu cicaro wacu, hari intebe twabateguriye hirya. Barumuna ba Yvette mumwegere namwe, umwegere mwese hariya tubona ifoto rusange cyane. Ubufatanye ubumwe buranga umuryango wacu muzawuhorane ibyiza. Niba yabonetse musa n'abamureba mwifotoze nk'abamureba mwese nyine. Ubwo ndimo kubakopeza ukuntu muza gushira kuri status ibintu byinshi bitandukanye. Muhindukire musa n'abamureba mwese. Hanyuma niba barangije gufotora bane baraza aha hirya, abandi bane mugana hirya hariya. Nze kugusaba amarangamutima urebe ukuntu yajera ngira abayazana wa mbere ni wewe, siko bimeze? Kandi n'amarene ureba iruhande rwawe yari umwari. Ati bavandimwe reka mbashimire, nongere mvuge ngo nashimye kuvuka muri uyu muryango wanyu. Ndababonanye indangagaciro nziza, birankurura bituma mvuka muri uyu muryango. No kuri wo ku ruhande nawe musuhuze. Hanyuma ati muvandimwe nongeye kubashimira cyane, nari mbazi binyuze mu yakure, ariko uyu munsi ndababona imbona nkubone, munyemerere mbashimire. Hanyuma basaza ba Yvette mumusezere muje mu cicaro, mumunsigire nanjye dutaramana. Unzi bakwakiriye nkoni, utera intambwe usuhuze Yvette. Nimushaka tuzageza neje amateraniro tuyakorera ahangaha. Misi myinshi muvuganira kuyakure, uyu munsi uramureba imbona nkubone. Ashimye Imana ya Isiraheli yabikoze, Imana niyo gushimwa. Iragenda ituyobora mu matsinda kandi twese turagerwaho. Abanyamakuru bari mu nzira mugire ku ruhande, dusabe ababyeyi mukomeze mutera intambwe. Ibyinshi umubyeyi araza kubitubwira, abashitsi bahire bari iwacu. Mukomeze mutera intambwe mwerekeza mu cyerekezo ndimo.
ariko biragatsindwa iwacu kwamviza umwana kugera mu gitaramo ngege tumuhamashe tumwakiriza ibyishimo n'umunezero. Simbi bazi bo mu muryango wacu mutera intambwe mwegere hamwe. Rompere maremare hano hari ikindi kimenyetso yateguye ahagira ati Yvette nyemerera mubwire mu ruhame rw'imiryango iteraniye ahangaha ko nzagukunda nkarenza imyaka kageza no mu kirambi cyo mwijuru. Ashimye Imana ya Isiraheli yibwiye amateka yacu impanga kuri uyu munsi. Muze mwicare hano hirya, abandi bane hirya, hanyuma abasaza be mwamwegera.